ndi uwo kwa Paul. Murumva icyo kintu nabaga avuze, ndi uwo kwa Paul. Uwo kwa Paul? Paul uwuhe se? Paul uriya koroneri se? Paul uriya pasiteri se? Paul uriya mukire w'ahantu runaka? Rimwe na rimwe hari igihe kuba batwebwe biturushya bitewe n'imiryango tuvukamo, bitewe n'ahahise hacu n'aho twavutse, cyangwa bitewe n'aho dukomoka, ariko niba hari ikintu cyiza kibaho ni ukuba wowe. Nugenzura neza urasanga musa ariko ntabwo ari wowe. Nugenzura neza urasanga mudahuje imyaka, nugenzura neza urasanga mudahuje background, bavuze ngo murasa ariko ntabwo ari wowe. Kuba wowe rero ni indangagaciro nyamukuru yawe ugomba kugenderaho. Nta muntu uvuga nabi umuntu wapfuye, burya ukuri kuri muri we n'Imana ye. Ukuri niwe ukujyanye, ukuri ntabwo gusigaye hano mu isi. Nkamubwira abampemukiye, nkamubwira abambabaje, ariko ntamenyewe nkaba namuhisha ibyo nahemutsemo, ariko umutima wanjye urabizi niba nahemutse cyangwa se ntahemutse, umutima wanjye urabizi. Hello, muraho neza nshuti z'Imana, nshuti zacu, bavandimwe, turabasuhuje nanone, twongeye kubasuhuza, twongeye kwishimira kugera hano hantu, hano kuri iyi channel, aho duhurira tukaganira, twungurana ibitekerezo, ni ukuri twese tugafatana mu maboko kugira ngo tugire aho tugera, mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bwo kwaguka, mu mwuka, mu mubiri. Dusuhuje mwese rero, mbahaye ikaze hano kuri iyi channel yacu, Imana ibahe umugisha. Tudatinze rero, reka tubanze twiragize Imana. Twasanze Imana ariyo tangiriro rya byose, akaba niyo inaheruka byose. Twasanze ibyo twakora byose hatarimo kwiragiza Imana, twasanze nta mumaro, kabone nubwo twaba twunguka mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka twambaye ubusa, twasanze ari ubusa. Ni karibu rero dusenge muri uyu mwanya. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye. Wabanye natwe, waraturinze, wagize neza, kongeye kuduha kuza kuganira na bene data. Turagushimiye rero, nyemera umuntu wese uri bufungure iyi channel, umuhe umugisha, kandi uhe umugisha umuntu wese twifuriza umugisha, kandi umuntu ubabaye umubere Imana, umubere ibyiringiro. Turagushimiye ko uje kubana natwe, kandi uje kuremera umuntu wese ibyiza. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twese bwiza urakoze. Amina. Inshuti zacu rero aka kanya nishimiye kuza kuganira namwe, nk'uko twari tubikomojeho tuvuga ngo mbere na mbere Imana. Ndabifuriza mu byo mukora byose ko mubanza imbere Imana, nubwo hari igihe ducika intege, nubwo hari igihe duheranwa n'imirimo y'isi tukihugiraho, ariko hari ukuntu umutima uzi ukakubwira ku wundi kuba uriho ni ukubera iki? Ese ni ukubera iki uriho? Ese wabeshejweho nande? Ese ni mama wawe? Ese ni papa wawe? Noneho watekereza ko hari n'ukuntu umubyeyi wawe yakubyaye agahita agenda, watekereza yuko hari n'ukuntu yakugejeje ku isi ntongere kumubona, ukibaza hari ubundi ninde wahabaye atari Imana? Ko nari nzi ko ibyiringiro byanjye ari kuri mama na papa, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umubyeyi ashobora guta umwana yonsa, ariko Imana ntishobora kuduta, ntishobora kutwibagirwa. Umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana yonsa, umwana yakikiye, umwana yahetse, umwana yabyaye, ariko Imana yo ntishobora kutwibagirwa. Ni muri uwo mwanya rero nari nje tuganire ijambo rivuga ngo kuba wowe muri Kristo Yesu. Ibi bihe tugomba guhamya ibyo twemera, tugahamya ibyo twizera, tugahamya uwaduhamagaye kuko ni uwo kwizerwa. Ariko icyo nje kubabwira ni uko tugomba kwemera abo turi bo, tukaba abatwebwe. Niba koko wizera Kristo ukamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ese koko uramwemera? Ese koko wemera ko ari umunyembaraga? Ese koko wemera ko agira neza, ari kure habi yavana umuntu, ari na kure
kure heza yakugeza. Ibyo byose rero niba ubyemera ngwino dufatanye tumenye ngo wowe se urinde, ese urinde muri bagenzi bawe. Inshuti zanjye turabizi neza yuko hari ukuntu umuntu ashobora kwitirira abantu, ukaba wakwitirira umuntu runaka, twagiye tubibona inshuro nyinshi namwe murabizi, iyo wabayeho uri umuntu utazwi, uri umuntu watawe, uri umuntu famiye yawe itigeze igaragara, itigeze imenyekana, hari ukuntu watekerezaga ugatekereza nk'umuntu umwe mwigeze nko guturana, nk'umuntu umwe mwigeze guturana w'ahantu, ariko ukaba uzi ko uwo muntu yari ikirangirire cyangwa se uwo muntu ntarazwi cyane, ariko kugira ushaka ko bakumenya ukaba wavuga ngo ndi uwo kwa Paul. Murumva icyo kintu umuntu yabaga avuze, ndi uwo kwa Paul. Ni uwo kwa Paul? Paul uwuhe se? Paul uriya koroneri se? Paul uriya pasiteri se? Paul uriya mukire w'ahantu runaka? Rero nshuti zanjye, kuba wowe ni kimwe mu bintu by'agaciro, ni kimwe mu bintu by'ingenzi by'agaciro bikugize, bikurinda kwigana undi muntu, bikurinda kwigana ingendo y'undi muntu, bikurinda guhora wumva umutima wawe udatuje, bikurinda guhora wumva utiyizera, bikurinda guhora wumva ufite ubwoba bw'ubuzima, kuba wowe nyine kuko uzi neza ko ibyo ukora bihamanyije n'umutima wawe, ibyo utekereza ni wowe ubwawe, ni wowe wenyine. Bigufasha gukura no kwiyubaka, bigufasha kugwiza imbaraga zo kugira ngo wubake ubuzima bwawe, bigufasha kubaka ubumwe n'abandi bantu bari hafi yawe, kuko hari ibyo baba bakuziho, hari ibyo umuntu ashobora kuvuga ati runaka umeze gutya na gutya, runaka uteye gutya na gutya, nyine ni wowe ufite itandukanye n'undi muntu uwo ari we wese. Rero kuba wowe ni byiza, bituma nyine uhora wumva yuko intekerezo zawe ari zo z'agaciro kurusha iz'undi muntu uwo ari we wese yaza kugiraho inama. N'inama z'abandi ziba zikenewe, ariko rimwe na rimwe bahera ku zawe, rimwe na rimwe bahera ku zawe, cyane yuko ntabwo ushobora kugira, iyo umuntu ugiye kumugisha inama aravuga ese wowe kuri iki kintu ugitekerezaho iki, mbere yuko nkugira inama ese wowe amahitamo yawe ni ayahe, ukamenya ibyo wemera ni ibihe, ibyo wanga ni ibihe, ese ibyo wemera bikumariye iki mu buzima bwawe, ese ibyo wanga wabyirinda gute mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe hari igihe kuba batwebwe biturushya, bitewe n'aho tuvuka, n'aho twavutse, cyangwa bitewe n'aho dukomoka, ariko niba hari ikintu cyiza kibaho ni ukuba wowe. Kuba wowe biguha ubwisanzure, kuba wowe biguha guhora wumva nta muntu uri kuvuga ngo uyu muntu yabigenje atya, kubera yuko icyemezo wagifashe nkawe ubwawe. Kuba wowe bituma uhora utekereza neza, utarebeye ku wundi muntu runaka, utarebeye kuri sosiyete runaka. Kuba wowe bituma ubana n'abandi bantu neza. Kuba wowe nasanze ari ikintu cyiza umuntu yashishikariza abandi bantu, kubera yuko hari ibyo Imana yakuremanye abandi badafite. Nujya kwisanisha n'undi muntu rero uraba ugiye gushaka gusa nawe, kandi wowe nugenzura neza, nubwo waba ufite umuntu musa pe, ushobora kujyana kuvuga ati uyu muntu asa, ati uzi ko usa na runaka, ati hari umuntu musa. Nugenzura neza urasanga musa, ariko ntabwo ari wowe. Nugenzura neza urasanga mudahuje imyaka, nugenzura neza urasanga mudahuje background, nugenzura neza urasanga mudahuje DNA, nugenzura neza urasanga mudahuje gukizwa, cyangwa mudahuje imyemerere, cyangwa mudahuje aho muturuka, mudahuje igihe muzapfira, mudahuje igihe mwavukiye, mudahuje, mbega bavuze ngo murasa ariko ntabwo ari wowe. Kuba wowe rero ni indangagaciro nyamukuru yawe ugomba kugenderaho, bitewe n'ibyo wemera, bitewe n'uko utekereza, bitewe n'imbaraga zawe, bitewe n'ubushobozi bwawe, bitewe n'intege nke zawe, bitewe n'ibyo ubasha gukora n'ibyo utabashije,
byose ukamenya ko ni wowe nta wundi muntu musa, uri ikinege. Imana niyo yonyine izi uwo uri we. Imana igukoze ku maso ukabona, ukabasha kwisobanukirwa, ukabasha kumenya imbaraga yagushoyemo kugira ngo wowe ubeho, wamenya ko uri umuntu ukomeye, wamenya ko uri umuntu w'agaciro, wamenya ko nta wundi muntu muhwanye, icyampa ukamenya ko nta wundi muntu muhwanye, icyampa ugatekereza ku iremwa ryawe, ugatekereza ku iherezo ryawe, icyampa ukumva yuko hari imyaka yo kubaho muri iyi si uzagira n'iherezo. Niba hari ikintu gituma umuntu atekereza ku iherezo rye, ni igihe wagiye ku rupfu, ni igihe wagiye aho bari gushyingura umuntu, ni igihe wagiye ku kiraro runaka. Kuba wari uzi ko umuntu yapfuye, yarangije atazongera kubonana, ukaba uzi ko umuntu wari umuzi neza, mwagendanaga, mwasabanaga, mwasuranaga, mwasangiraga, ukabona yagiye. Iyo bari kuvuga, iyo bari gutanga ubuhamya, iyo bari gutanga ubuhamya bw'ibyo yakoze hano ku isi, hari igihe rimwe na rimwe baba banamubeshyera. Hari n'igihe bavuga, kuko nyine nta muntu uvuga nabi umuntu wapfuye, ariko rimwe na rimwe hari n'igihe baba banavuga n'ibyo atakoze. Burya ukuri kuri muri we n'Imana ye. Ukuri niwe ukujyanye, ukuri ntabwo gusigaye hano mu isi. Kenshi ushobora kuza hano kuri YouTube channel yanjye, nkagaragara neza, nkavuga neza, mbega mukabona ndi umuntu w'umumarayika, ariko n'umuntu tubana burya ntabwo anzi neza. Nta muntu n'umwe unzi neza uretse njyewe, njye wiyizi. Ujya uzi ijoro ryanjye, nijya uzi amanywa yanjye, nijya uzi intekerezo zanjye, nijya uzi imitekerereze yanjye, nijya uzi aho nirirwa, nijya uzi konegisiyo yanjye n'Imana yanjye. Ariko n'umuntu tubana ntabwo aramenya neza. Ashobora kuba yamenya ngo ijoro ryanjye ryagenze gutya, ariko ntiyamenya ibyo narose ntabimubwiye. Ashobora kuba yamenya umunsi wanjye wagenze gutya, ariko nkamubwira ibyo nanyuzemo, nkaba namubwira uruhande rwiza, cyangwa nkamubwira abampemukiye, nkamubwira abambabaje, ariko ntamenye yewe, nkaba namuhisha ibyo nahemutsemo. Ariko umutima wanjye urabizi niba nahemutse cyangwa se ntahemutse, umutima wanjye urabizi. Rero kuba wowe bidufasha kuba nta muntu n'umwe ureba ngo arandeba gutya. Niba uri umuntu ukora neza, urabizi ko ukora neza, utagendeye ngo abantu barabifata gute, utagendeye ngo abantu barabivuga gute, utagendeye ngo abantu barandeba gute. Ahubwo wowe niba uri umuntu uzi ko ukora neza, komeza ukore neza, kuko urabizi ko ari umunsi wo kuvuka, hari n'umunsi wo gupfa. Rero bantu munkurikira hano kuri Ishyo TV, bantu munkunda, bantu mukunda ibyo mvuga cyangwa mukunda ibyo mbagezaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, twite ku iherezo ryacu, twayisanzeho turiho, ariko n'igihe tumenya ubwenge twige kuba batwebwe, dukore ibyiza. Uzi ko icyiza igihe cyose kinesha ikibi, umucyo unesha umwijima. Duharanire gukora ibyiza tukiri muri iyi si, duharanire gutekereza neza, duharanire kuba batwebwe mu buryo bwiza, tutagiye gushimisha abantu, kuko nidukora gushimisha abantu, ingororano zacu ni izo. Tugomba guharanira gushimisha imitima yacu, ariyo roho yacu, kugira ngo roho yacu ijyane raporo ku Mana yaturemye. Rero mwa bantu mwe, inshuti zanjye, mperaho nshaka gukomeza imitima abantu bari mu bihe bitaboroheye, abadamu mugitegereje urubyaro, mwese, umuntu wese ku ruhande rwe, ku mumama ufite umwana urwaye, ku mubyeyi ufite urugo rutamworoheye, ku mugabo ufite urugo rutamworoheye, umuntu wese ku ruhande rwe. Mana yanjye, ndasaba Imana kugira ngo igusange, ikwereke ko nta handi ubuhungiro buri uretse kuri Nyagasani, ikwereke ko nta handi ubuhungiro buri uretse ku Mana yakuremye, ikaguhumuriza,
ikakubwira amagambo meza kandi ejo itazahinda kukubwira amabi. Imana yakuremye niyo izi ahashize hawe, ikaba izi n'ahazaza hawe. Bashimiye rero mwebwe mwabanye nanjye, mwebwe mukomeje kubana nanjye umunsi ku wundi, mwebwe mukomeje kunyereka ko turi kumwe. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane. Bayi bayi, shalom.